turi kumwe rero na Placidi Mukeshimana, tuguhaye ikaze. Murakoze. Ukaba uri kumwe nanone waherekejwe na mugenzi wawe Abimana Antoinette nawe tuguhaye ikaze. Murakoze. Ni igitabo cyasohowe n'inzu isora ibitabo, ni inzu yitwa Isano Bella Publisher. Umuyobozi wayo Emmanuel Wimana mumenyere hano nawe tumuhaye ikaze. Murakoze cyane. Mbere na mbere United Teachers for Preventing Family Conflict ni umuryango uteye ute, ni umuryango ugamije iki, ni umuryango waje gusubiza iki kibazo Placidi? Murakoze. Umuryango United Teachers for Preventing Family Conflict ni umuryango wavutse nyuma yuko tumaze kubona ko hari ibibazo byinshi byugarije imiryango, byugarije abana twigishaga. Akenshi buri y'umwarimu ari imbere y'abana arebera umwana nk'indorerwamo yo mu rugo. Umwana ashobora kuba ikimenyetso cy'umuryango bitewe nuko aguhagaze imbere, bitewe nuko buri munsi akoze imbere. Rero tumaze kubona ko hari ibibazo bikomeye byugarije abana, bimwe tukagenda tubijyamo bigakemuka, ibindi tukabona ntabwo bivamo, ubundi tukabona nta nubwo tubizi, duhitamo kwicara turavuga tuti reka turebe ariko icyo twafasha umuryango nyarwanda, reka turebe icyo twafasha umuryango nyarwanda, turebe icyo twafasha ababyeyi. Dutangira gutyo, dutangira dufite igitekerezo cyo kwigisha n'abantu imiryango. Akenshi usanga rero umwana agenda atakara kubera ko rimwe na rimwe ababyeyi ntabwo bazi ko bari bubyitwaremo, rimwe na rimwe ntibahari, ndetse ugasanga umwana yagiye arenganiramo aho ngaho. Kandi n'ingo zikagira ibibazo. Abana twigishaga harimo benshi babaga bafite ababyeyi batabana cyangwa babana nabi, ukabona nyine biteye agahinda. Yego, tuza kwishyira hamwe rero turavuga tuti reka turebe ariko icyo twakora. Antoinette, mwari abarimu b'inshuti musanzwe mubana nk'abavandimwe mukorana, mwari abarimu mwabonye gute icyo kibazo by'umwihariko kugira ngo mwishyire hamwe? Ese mwari abarimu bangahe se hari ryari Madame Antoinette? Murakoze. United Teachers for Preventing Family Conflict yatangiye muri 2022 nyuma yo kureba izo mbogamizi zose abana twigishaga nyine bagendaga bahura nazo. Kuvuga ngo twari abarimu muri rusange ku kigo cy'ishuri twakoreraga hamwe, ariko noneho abana uko bagenda bagaragaza imbogamizi, cyane cyane twari dufite abana batandukanye bafite ibibazo bitandukanye, abana b'imfubyi, abana baba mugariye ku rugamba, abana barererwaga ahantu nyine hatandukanye, ugasanga bafite ibibazo byinshi. Ariko noneho kubera ko rimwe na rimwe badafite abo biyambaza nyine nk'abarimu, bakaza bakadusanga bakatubwira ibibazo byabo. Uko bagenda bakura rero bagenda bakatwifashisha nk'ababyeyi, kuko ni twebwe twari abajyanama ba hafi, bakatubwira bati wenda ugeze igihe cyo kurambagizwa, ugeze igihe cyo gushaka, akumva akeneye inama za kibyeyi, ariko ugasanga ni twebwe tuje imbere nk'abarimu tukabafasha rero kuva batangiye icyo cyiciro kugeza bashatse. Ariko na nyuma yo gushaka nyine bakagaruka bakatubwira bati imbogamizi twahuye nazo ni izi, se twabikemura gute, tuzabigendamo gute, tukabafasha. Nyuma rero yo kureba ko mu guherekeza imiryango y'abo bana, mu guherekeza ibibazo bitandukanye no kubafasha kubikemura, nibwo twafashe iya mbere turavuga kubera iki tutakora ubushakashatsi tukareba ko ibi bibazo aba bana bafite bitaboneka n'ahandi, hanyuma noneho tukaba twafasha umuryango nyarwanda muri rusange igihe twaba tubona ko ibibazo byose ari rusange. Nuko rero twafashe iya mbere, dutangira nyine dukora icyo twise bridal shower mu ndimi z'amahanga, aho twahere dufasha abana b'abakobwa bagiye kurushinga, ndetse tukanabaherekeza igihe cyarangira tugakora evaluation tubahurije hamwe, tukabaza ni ibiki byabafashije, imbogamizi mwahuye nazo ni izihe, byagenze gutyo. Hanyuma
nibwo twatangiye tubonye ibivuyemo dufata icyemezo cyo gukora uyu muryango kugira ngo dufashe sosiyete muri rusange duhereye kuri ibyo bibazo uburyo byagiye bikemura n'uburyo byagiye bifasha abo bana mu rugendo rwabo rwo kubaka ingo zabo. Icyo turuze kukigarukaho cyane icyo cyo gufasha abana bagiye kubaka ingo. Mwarabarimo bangahe se mwakoraga ku kigo kimwe cyangwa musanzwe mu nshuti bisanzwe ubu muri bangahe muri uwo muryango? Ubu turi abarimu 3 tugize United Teachers for Preventing Family Conflict, ariko mu by'ukuri n'abarimu bose twakoranaga icyo gihe muri rusange ni bamwe dushimira cyane kuko babashije kuduha ibitekerezo kuko igihe bahuraga n'ibyo bibazo bitandukanye n'ubundi twarabisharingaga hagati yacu tukareba imbogamizi n'iki tukabafasha, ariko muri twese uko turi 3 tuza gufata icyemezo tugiye kwandika iki gitabo kugira ngo iyi mfashanyigisho izafashe n'indi miryango muri rusange. Urakoze cyane Antoinette, iki gitabo n'ubundi nicyo tuza kuganiraho by'umwihariko. Inyito yacyo uruhare rwawe mu rugo wifuza kubamo yo ubwayo irumvikana, ntabwo nababaza ngo mwahitiyemo iki mwashakaga iki kirumvikana icyo mwari mugamije, ahubwo gutekereza kwandika igitabo ni kimwe no gushobora kwandika igitabo ni ikindi. Muri abarimu 3 gusa, ntabwo ari umuryango ukomeye. Mwakuye hehe igitekerezo cyo kwandika igitabo? Wari ubikomojeho gatoya, ariko se mwateye intambwe gute kugira ngo mwandike igitabo? Murakoze, twateye intambwe yo kwandika kino gitabo cyane cyane duhereye kuri bya bibazo byari bigaragara muri uko gufasha abana bagiye kurushinga muri bridal shower mu ndimi z'amahanga. Bagaragaje ko bahuraga n'imbogamizi zitandukanye. Zimwe muri izo mbogamizi hari inyigisho bahabwaga mbere yuko bajya gushyingirwa, cyane cyane ugasanga bigishijwe n'abantu bakabigisha ibikomere byabo birumvikana bamwe na bamwe, aho bagaragazaga bati wenda nk'iyo umwana agiye gushaka ugasanga baramubwiye bati umugabo n'umwana wundi ntuzamwizere, ugasanga bamubwiye bati ibiryo byiza ni iby'umugabo, ugasanga niba umugabo ataba mu rugo igihe yaje ugasanga umushakire nyine icyo kurya cyiza, ibyiza ibinini ni iby'umugabo. Umugabo wenda arya mu gitondo karujya ubyuka karubanza utekera umugabo abone kujya ku kazi, none umwana yamara kugera mu rugo yabikora agasanga bihabanye na kwa kuri mu rugo. Niba avuze ati wenda ndateka ibyo kurya nshyira umugabo mu cyumba, wenda niko bambwiye, agasanga wenda umugabo ntabwo akunda kurya, ibyo bikamuyobera. Niba ateguye ati wenda uteke kare, wenda umugabo akaza akerewe, ubwo umwana agatangira guhura n'igikomere ako kanya. So rero twebwe twaje twandika iki gitabo, mu by'ukuri twari twarahere nk'uko twabibabwiye kuri izo nyigisho zagiye zifasha abana cyangwa se inama twabagiriye zikabasha kubafasha, ariko noneho turavuga tuti kubera ko umwana w'umukobwa icyo gihe twamwigishaga ari wenyine, urumva muri iyo bridal shower umuhungu ntabwo aba ahari. None ibyo tumwigishije bitandukanye n'izo nyigisho, kuko twebwe muri izi nyigisho tugaragazamo ko harimo donc umwana tumwigisha ko hari politike ya reka ibintu byo muri bridal shower nze kubigarukaho, kuko ubwabyo ni ingingo abantu bakwiye kuganiraho. Ahubwo njye kuri Emmanuel Uwimana atubwire Isano Bella Publishers, nimwe mwanditse kino gitabo, mwafashije bano babyeyi kwandika kino gitabo, kandi musanzwe n'ubundi mwandika ibitabo byinshi ku bijyanye n'umuryango n'ibibazo biba mu muryango. Emmanuel, igitekerezo bakikugejejeho gute? Mwakusanyije ibitekerezo mute kugira ngo mukoremo igitabo cyiza nk'iki ngiki? Murakoze cyane. Aba babyeyi batugejeho umushinga wabo yuko bashaka kwandika igitabo, badusaba yuko nk'abantu basanzwe bandika ibitabo twabafasha. Icyambere rero twagarutseho, icyambere twarukoreba ni iyihe mpamvu koko bagiye kwandika igitabo. Ubusanzwe ubundi umuntu ujya kwandika igitabo aba afite ikibazo agiye gukemura mu muryango cyangwa se muri sosiyete muri rusange. Nk'uko rero babigarutseho, bavuze ko ikibazo gikomeye bari bashaka gukemura ni amakimbirane ari mu muryango, aho usanga umugabo n'umugore batabanye neza,
bamwe baratandukana, abandi baricana nk'uko dukunda kubikurikirana mu makuru atandukanye, abana bamwe bakahangirikira cyangwa se bakahaburira agaciro. Hari ikindi bagarutseho cy'izo nyigisho zatangwaga mu muryango zabaga nk'imbarutso imwe mu gusenya umuryango ukivuka, kubera ko umwana agiye gushaka cyangwa se uwo mukobwa n'umuhungu bagiye gushaka ariko hari ibyo batazi. Batugeraho batubwira bati turashaka ko dufasha kwandika kino gitabo kigaragaza uruhare rwa buri wese mu muryango, uruhare afite kugira ngo wa muryango yifuza kubamo koko ubashe kubaho. Naho rero twababwiye tuti rwose mu Isano Bella Publisher dukunda kwandika ku bitabo bigaruka ku muryango. Icyo gitabo biroroshye ko tuzafatanya kucyandika. Rero batugejejeho ibitekerezo bari barakusanyije. Icyo twebwe nka Bella twakoze ni ukubinoza no kubinononsora, ibyo bita editing. Hama icyo gihe rero imirimo dukora nuko dukomeza gusangira amakuru n'abo bitwa ko ari abanditsi b'igitabo, kugira ngo koko tutanyuranya n'icyo bo bashaka guha umuryango cyangwa guha society. Rero niyo nzira twafatanyije, twatangiye kucyandika mu 2025 mu kwezi kwa 4, cyashyizwe rero habona ejo bundi mu kwezi kwa 2 ku itariki 2 z'ukwezi kwa 2 2026. Urumva twari tumeze hafi amazi arenga 9 tucyandika. N'urwo rugendo rero twakoranye, kandi igitabo kimaze kugera hanze koko cyagaragaye ko ari gisubiza ibibazo byari mu muryango nyarwanda. Nuko nguko twatangiranye gukorana kandi twageze ku musaruro mwiza. Ngizimana mbonye abantu b'abadamu banditse kuri Bridal Shower, navuze ko tuza kuyiganiraho gatoya. Muyifashisha gute kugira ngo mutangemo ibiganiro, ariko mbere yaho buriya ni iki neza? Murakoze. Bridal Shower ngira ngo nagaragaza ko cyangwa se navuga ko ari nk'impanuro zihabwa umwana w'umukobwa igihe agiye gushinga urugo rwe. Aho imiryango izana umwana w'umukobwa, ikazana abandi bakobwa bagenzi be, ikazana inyigisho, ariko hagamijwe kuvuga ngo uriya mwana w'umukobwa nagera mu rugo azabashe kwitwara neza mu bintu bitandukanye bizamufasha kubaka rwa rugo rwe ku nyigisho atari afiteho amakuru cyangwa se yari ayafite hari. Izo nyigisho zitangwa mu gihe kingana iki? Ni iminsi ingahe? Ni ibyumweru bingahe? Ni amasaha angahe? Ni iminota ingahe? Ntabwo birenga isaha imwe, amasaha 2 urebye. Si ugukinisha urugo? Oya, ntabwo twabifata nko gukinisha urugo, kuko mu by'ukuri uri umuntu uzi kumva, uri umuntu ufite icyo ushaka, no mu minota mike umuntu akubwiye ikintu burya ushobora kugishyira mu bikorwa. Urugo ni ikintu umuntu yagushyira ahantu mu birori, umva abantu bari mu birori, bari kunywa, bari kubyina, bari kwishima, akakugira inama. Ese abaza muri biriya birori ubwabo bafite ubushobozi n'ubuhanga n'ubunararibonye n'icyo bita la sagesse yo gutanga izo nama? Ese bafite urwo rukundo? Ese barashaka ko kuri rugo ruzanabaho cyangwa ruzakomera? Ibyo byose muri uriya muhango simvuga mwagiyemo, ndavuga uko mubibona. Uriya muhango ntushobora gusenya aho kubaka. Uriya ngize icyo mbivugaho ni ukuvuga ngo Bridal Shower ubundi ntabwo ari ibintu byari bimenyerewe n'Abanyarwanda, ariko uko umuco ugenda ukura, abantu bagenda bazana ibishyashya bahashya ahandi. Rero Bridal Shower, impamvu twanditse n'iki gitabo nuko twamaze kubona ko Bridal Shower y'umunsi umwe cyangwa isaha imwe idahagije, kandi ihuriweho n'abantu benshi bafite ibitekerezo bitandukanye. Umwe azana ibikomere byiwe ari byo avugaho, undi azana experience ziwe mu rugo rwe kandi ngo ntizisa, ugasanga nyine bije kuza kumucanga. Ugasanga n'umwana nagenda bizamucanga, ajya yibuka kimwe, najya kugikora yibuke n'ikindi, usange nyine biramuvangavanga igihe kimwe cy'isaha imwe rwose mu by'ukuri. Kandi uriya munsi umwana urimo gutega amatwi arimo arirukanka mu guhaha, arimo kugira gusa izo nyigisho nazo n'uwo munsi nawe urakenewe, ariko ntabwo ari uhagije. Niyo mpamvu twanditse igitabo kugira ngo kijye gifasha n'abakiri batoya kuzamuka biga, kuko babimenyereye, bamenyeranye n'ubuzima bw'urugo, bagatangira kwitoza bakiri batoya. Yego, niyo mpamvu rero nyine twashatse ko bibi ibintu bihoraho, atari ibintu byo tuzajya tubwira umuntu cyangwa se n'umuntu aguhamagare ngo numve isubizi ngo ngwino mfashe umunsi umwe. Yego.
yego mwanditse igitabo rero mushyiramo inyigisho nyinshi mugendeye ku bunararibonye mwari mwarabonye aho mwagiye mutanga ibiganiro muri uwo muhango mubona ari byiza ko mwakwandika ikintu none kizafasha abantu mu gutegura umubano. Kera hari ibyo bajyaga bakora mu matorero n'amadini bitaga ngo kwiga umubano. N'ubu barabikora. Kwiga umubano abantu bagiye gushinga urugo se buriya Placide umuntu ntakwiye kwiga umubano ataranatekereza gushinga urugo. Yego. Kuruta kuwiga agiye gushinga urugo. Noneho kuruta by'umwihariko kuwiga abantu bateranye baje kuguha ibikomere byabo wa mugani wawe. Yego. Ubundi nta nubwo bihagije ko umukobwa atangira kwiga kubera ko yatangiye kumva ko agiye gushaka cyangwa se yabonye fiancé. Ahubwo twagombye kuba ari ibintu dukurana n'abana bakabyiga ari batoya byaba na ngombwa ayo masomo akaba yaba ari mu mashuri. Yego, kugira ngo umwana akurane ngira ngo umutima w'umuryango cyangwa se wenda esprit familial. Duhera aho ngaho kubera ko ni ukuvuga ngo ikinini cyica ibintu ni ibikomere abantu baba bifitiye. Hari ibikomere biva mu bwana bigakurikira umuntu kugeza anashaje. Igihe atabonye rero inzira yo kubivamo, igihe arabikurana nyine akanabyanduza n'abana be. Burya ibikomere birandura, nubwo wenda ntabiguhereza ngo nguhumekereho, ariko birandura kuko uko tugenda dutekereza, uko tugenda duha ibitekerezo abana, uko tugenda dusimburana, biriya bintu byacu biza kuba karande. Yego, bikaba bimeze gutyo byubatse uko. Rero igihe cyose umuntu ashobora no gukomereka, ntabwo tuzamuvura rero yakuze kugira ngo abone kuba umuntu mbese muri make usobanutse mu mutwe cyangwa se usobanutse mu muryango. Ni ukuvuga ngo umuntu atangira no gukomerekera mu bitekerezo by'abazashakana. Kuko ni ukuvuga ngo mbere y'uko nza hari umuntu wantekereje n'undi arantekereza barampuza. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora gukomerekera mu bitekerezo byo abamubyaye bari bafite bataranashakana, kuko babishakanye babifite. Urasa n'ushaka kugana mu kibazo nge nashaka kubaza mujya kwandika kino gitabo mwakoze ubushakashatsi ku bijyanye n'ibibazo abajya gushinga ingo bahura nabyo. Mwavuzemo cyane n'icyo kibikomere. Ubushakashatsi bwanyu mwabukoze gute, bwaberetse iki? Twakoze ubushakashatsi abambere twabukoreyeho n'abana twigishaga. Wenda ho ntabwo twavuga ko twajyanye impapuro twagiye kubaza, ariko ni ukuvuga ngo experience twagiraga mu kwigisha abo bana, mu bibazo twahuraga nabyo by'abo bana twakemuraga, byagiye biduha inspiration. Nyuma mashuri abanza cyane mu mashuri yisumbuye? Abanza. Yego, amashuri abanza, ariko nayisumbuye harabazaga kutureba kuko aho twakoreraga habaga n'abakuru. Yego. Antoinette arakomeza akufasha cyane ku byavuye mu bushakashatsi, ari nabyo byabaye imbarutso yo kwandika kino gitabo. Uruhare rwawe mu rugo wifuza kubamo? Murakoze cyane. Mu bushakashatsi nyine twakoze ntabwo twakoreye ku bana gusa, ahubwo twabukoreye no ku barimu muri rusange ndetse n'abandi bantu batandukanye mu byiciro byose. Turebye imiryango yifite, tukareba imiryango iciriritse n'ababandi b'imbera byombi, ibyiciro byose twarabirebye. Ariko bimwe mu byavuye mu bushakashatsi cyane twagendaga tureba bimwe mu bishobora gutuma umuryango usenyuka, abantu batandukana, ese ni ukubera iki? Rero twaje gusangamo ibintu bitandukanye. Ntabwo twagarukiye ku bushakashatsi gusa, ahubwo twagiye tureba n'abandi icyo babivugaho cyangwa se babonye, kuko ntabwo ari twe twenyine twari twanditseho, ahubwo hari abandi bari baranditseho. Urugero nk'ikinyamakuru Umuryango cyo ku itariki 7 z'ukwa 7/2022 bagaragaje ko hari impamvu zitandukanye nabo bari barabonye zishobora kugira uruhare mu gutuma umuryango usenyuka cyangwa se abantu batandukana. Kugira ngo bagaragajemo impamvu 5, harimo ubusambanyi, harimo ubusinzi, harimo kwikubira, harimo kutaganira kw'abashakanye, ndetse no kuba abantu bataba hamwe. Mwanditsemo n'ibijyanye no gusangira umutungo? Yego, nabyo birimo. Ubwo rero mu kubona izo mpamvu zose nibwo twavuze tuti ese nizihe nyigisho noneho twashyira muri iki gitabo
tugamije ko dufasha umuryango muri rusange kuri ibyo bintu bigenda bigaruka kenshi na kenshi, ku buryo uyu muntu aba bantu bashobora kwifashisha kino gitabo duhereye mu byiciro byose. Placide yabivuze, mu bigo by'amashuri cyane cyane dutagetinga abana baba bari kurangiza segonderi, aho baba bagiye gutangira kwinjira mu rukundo, bakaba bajyayo mu by'ukuri hari bagaje bafite cyangwa se hari amakuru bafite bishobora kubafasha mu guhitamo uwo bazabana muri rusange. Tukajya noneho mu bamaze kubaka. Ese niba bamaze kubaka, ko hari igihe tuzi neza ko abantu batangira baryohewe n'urukundo, basangira, bishimana, bagize gute, ariko uko iminsi ishira ugasanga noneho nta n'ukibuka undi, abantu batangiye kurara gutaha bwije, undi ntibavugana, ntibagira gute, kuzageza igihe nyine umwe nyine batandukanye kwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero ni muri urwo rwego twavuze tuti reka dushyiremo inyigisho dushingiye kuri bya bindi batugaragarije bituma bagirana amakimbirane mu ngo zabo, hanyuma tubafashe kumenya ngo ese igihe naba mbigezemo cyangwa se ntangiye kubaka umuryango, ntangiye kubaka urugo, ni ibiki nshobora kwitaho kugira ngo nkomeze nsigasire rwa rugo rwanjye, cyane cyane ko tugendera ku mahame y'intore avuga ngo intore nyine ni umurinzi w'ibyagezweho, ntabwo ibyo yagezeho bigomba gusenyuka areba, ahubwo ni gutatangira kubisigasira ako kanya kugira atangiye kuzageza igihe umuryango we uzagera gute, aho uzagera birumvikana. So nizo nyigisho mu by'ukuri zirimo aha ngaha zitandukanye. Abazungu, abanyamahanga baza mu Rwanda muri rusange bazanye ijambo ryitwa ubusirimu. Ubusirimu bavuga ngo umuntu ntabwo akiri icyo bitaga ngo naba primitive, ntabwo akiri umunyamusozi, yabaye umusirimu cyangwa yabaye evoriwe. Iki jambo ko mwarikoreshejeho hano kandi risa nkaho mu Kinyarwanda rifatwa nkaho rifite abo risubiza inyuma n'abo rishyira imbere, cyane cyane uwabaga yabashije kwiga, uwabaga yabashije kujya mu mujyi, uwo yabaga ari umusirimu. Kuki mwakoresheje ijambo umuryango usirimutse cyangwa n'umuryango w'abasirimu? Ese uzasoma ino nkuru azumva yuko batari abasirimu bo nta ruhare bafite mu gukemura amakimbirane y'ingo? Manwe uri mu bantu bakoresheje iryo jambo kubera ko baguha ibitekerezo ukandika. Yego, iri jambo mwaritekereje mute kugira ngo murishyiremo, ariko muri buze no kudusobanura ufatanije n'abo babyeyi icyo bita umuryango usirimutse, uko bacyumva, nyuma kudusobanura impamvu iryo jambo ryo mwahisemo? Murakoze. Impamvu iri jambo ryagarutsweho cyangwa bari ryakoreshejwe muri iki gitabo, bashaka kugaragaza umuryango ufite indangagaciro ariko zigezweho, reka tuzitizo, kubera ko nk'uko ubushakashatsi bubivuga, usanga kera habagaho amahame yo mu muryango bavuga ati umugabo niwe mutware w'urugo. Yego, n'ubu biracyariho, ariko ugasanga ariwe ufite ijambo rya nyuma mu rugo, ndetse ugasanga hari ibyo umufasha we, ibyo bita umudamu cyangwa umugore atemera, ariko kubera ko ari wo muco wari uri mu Rwanda ko umugabo icyo avuze kigomba kubahirizwa, ugasanga nicyo gikomeza gukurikizwa. Rero nsubiye inyuma ko icyo mwari muvuze cy'ubusirimu ni ijambo ry'iritirano nk'uko mubivuga, ryazanywe n'abazungu ariko rikoreshwa cyane mu muryango nyarwanda. Twandika kino gitabo rero twashatse kwisanisha n'umuryango kugira ngo abo tubwira barusheho kubyumva, ntabwo ari ugusubiza inyuma abandi, ahubwo ni ukugira ngo tubereke ngo uwo muryango usirimutse tuvuga urangwa n'iki. Niho abanditsi bavugaga yuko ni umuryango ugira indangagaciro zo kuganira, kujya inama, kuko hakaba hari shefu w'umuryango cyangwa se umutware w'urugo, ariko umutware w'urugo agashyiraho imirongo ngenderwaho y'umuryango ifasha ba bantu bari mu muryango, umugabo, umugore n'abana kugira icyerekezo kimwe, ariko noneho wa mubyeyi witwa umugore akamufasha mu ishyirwa mu bikorwa rya ya mirongo migari yashyizweho, ariko babanje kuyiganiraho. Rero twagarukaho tuvuga ngo umuryango usirimutse ni umuryango uganira, niko abanditsi babivuze. Umuryango ushyira hamwe uvuga ngo ese umuryango wacu uri he, urashaka kuva hehe kugera hehe, ese icyo dusabwa ni ikihe kugira ngo buri muntu wese rwa ruhare afite abashe kurushyira mu bikorwa. Naho rero iryo jambo ryakoreshejwe tubwira abadukurikiye yuko ntabwo ari uguheza, ahubwo ni ukugira ngo tugaragaze ngo wa muryango usobanutse ni uwuhe. Ngarutse inyuma gatoya, hari icyo mwari mwavuze cya Bradshaw, nakivugaho mu bushakashatsi bwakozwe. Iri jambo rije vuba, ariko ni ibikorwa byakorwaga na kera, uretse ko byari bifite izindi nyito. Mu bushakashatsi bwakozwe hari ikintu cyitwaga urubohero mu myaka yashize, aho abana b'abakobwa
bahuraga n'abakuru babo ndetse na ba nyirasenge mu rubohero bakaganira ndetse barimo gukora ya mirimo y'amaboko. Aho uko bagendaga baganira babandi bakuru kuri bo cyangwa se ba nyirasenge babaganirizaga uko ingo zubakwa. Urwo rubohero ntabwo nk'uko bigaragara mu bushakashatsi rwamaraga umunsi umwe, ahubwo yari nk'imirimo abana b'abakobwa bakoraga, ariko nanone baganirizwa na ba nyirasenge cyangwa n'abandi bakuru mu muryango. Igihe rero cyo gukora ubukwe iyo cyageraga babahaga impano. Izo mpano nizo mu bushakashatsi bavuga zabaga inyegamo, ibiseke, imitako n'ibindi, ari byo bya bindi twebwe muri Brad Show zikorwa muri kino gihe usanga batanga impano z'amasafuriya, z'ibikoresho byo mu rugo n'ibindi. Ariko hongerwagaho inama mu kwandika rero kino gitabo. Aba babyeyi impamvu bacyanditse baravuga ngo izi nama zitangwa isaha imwe nk'uko mwabivuze ntabwo bikwiriye, ahubwo izi nyigisho zikubiye muri iki gitabo zaba impamba wa mwana w'umukobwa utekereza gushaka, wa mwana w'umuhungu utekereza gushaka, wa mubyeyi ushaka guha impanuro umwana we, sibyo? Uburyo yabaha impanuro agendeye ku iki gitabo ni ibiki bibera mu rugo. Kuko inshuro nyinshi mu bushakashatsi bwakozwe n'ibitabo byinshi byagiye byandikwa, usanga umuntu ujya gushaka we bano bana bakiri batoya ikintu abatekereza ni ibirori by'umunsi mukuru wa mariage, ariko ntamenya ngo inyuma y'urugo, nyuma ubukwe burangiye tuzabaho dute, ese ngomba kubana n'umugabo cyangwa n'umugore gute, inshingano ziri mu rugo ni izihe, igihe habonetse amakimbirane cyangwa ibitera amakimbirane ni ibi. Ibyo byose rero abanditsi babishyize muri iki gitabo kugira ngo bibere igisubizo umuryango nyarwanda ndetse n'umuryango wo ku isi yose, kugira ngo ibyo bintu bitera amakimbirane babyirinde, ndetse kigaruka no ku bantu bashatse. Iyo washatse ugeze mu rugo, abanditsi babigarutseho, ugasanga umuntu washatse ibyo we expectingaga cyangwa ibyo wari utegereje ntago bihura nabyo, witwara uti aho ntiwaba ari wowe mbarutso y'ikibazo. Ni icyo ngicyo rero twagarutseho cyangwa abanditsi bagarutseho mu muryango twandika kino gitabo dufatikanyije n'aba babyeyi kugira ngo kibere igisubizo abari mu muryango. Ni icyo ngicyo nabivugaho. Murakoze cyane ku bisobanuro uduhaye Emmanuel. Ndongera mbabaze, dukunda kuganira ku makimbirane iyo mu ngo, ugasanga turagira abo dutunga intoki, yaba ku ruhande rw'umugabo byaba ku ruhande rw'umugore cyangwa bombi, ariko tukibagirwa ko rimwe na rimwe hari n'ibibazo biba bitabaturutseho, ndetse ku buryo kubagira inama gusa bidahagije. Ni ibibazo bijyanye n'ibikomere Perezida yageze kubivuga, ndetse hari n'igihe bigera ku ndwara zo mu mutwe. Nashimye ko mwabitekerejeho. Indwara zo mu mutwe zishobora gutera amakimbirane, ariko n'amakimbirane ashobora gutera indwara zo mu mutwe. Perezida bimeze bite? Yego, akenshi rero mu bantu harimo ibikomere byinshi. Mu bantu harimo ibikomere byinshi. Turebye nk'ababyeyi baba bafite abana duha amahugurwa, baba bafite ibikomere ibyinshi biva hasi cyane. Rero iyo abantu bafite ibikomere bakaba ari byo baza guhuza, bahuye gutyo gusa, umwe arahuye afite ibikomere bye arashaka keya, undi nawe barahuye nawe arashaka keya, ariko mu by'ukuri we ntazi icyo yakorera uwundi, we gusa afite ibyo akeneye. Uwabikeneye agasanga nawe yari abikeneye ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ariko ntabwo bazahinduranya ngo umwe avuga ati ndaguhoza nawe umuhoze, oya moza. Buri wese akaza ati ndashaka kumoza, ugasanga nta hantu hera ibyo bintu. Rero ibikomere abana bakura mu miryango iyo bibaherekeje bakubaka ingo, n'ubundi nibyo bashingiraho kuko nibyo bari bafite. Iyo mama yari afite ibikomere akampa ibyo bikomere nkabigenderaho, nkomeza kuba nk'uko mama yari ameze, ndetse nkajya inyuma ye, umuryango wanjye ukarusha, cyangwa se papa, umuryango wanjye ukarusha kujya inyuma ya wa wundi, kuko aho tugeze n'ubundi harahindutse. Yego, ugasanga umuntu nyine ntabwo yabonye ikimuvana kuri rwa rwego rw'ibikomere ngo yigire hejuru. Ibyo rero ni ukuvuga ngo iyo abantu bakimbiranye, iyo umwe mfite icyo nshakaho nanjye mfite icyo ngushakaho ariko tutari buhane n'igisubizo, ni ukuvuga ngo ni amakimbirane mu by'ukuri. Yego, ayo ntangiriro uvuze ko ibikomere byandura. Birandura. Uko nyine ni ukuvuga ngo bya bindi nabitangiriyeho cyagiye, bya bindi wa mukobwa yari afite na wa muhungu bari bafite batarashakana, intekerezo zabo uko zari zimeze, ni ukuvuga ngo niba bahuye gutyo gusa bakihurira, ni ukuvuga ngo bahuje bya bintu byose. Ntabwo baje guhuza amafaranga gusa ngo bahuze inzu, bahuze wenda n'umubiri, barahuza n'ibitekerezo.
ni ukuvuga ngo bya bitekerezo byabo ya mitungo byose biraza kugira gute biraza kwivanga ibyo bizivanga rero nibyo bizavamo uwo muntu kandi nibyo bizamurera yego uwo mwana rero uzakuri iwabo bafite amakimbirane batumvikana cyangwa se buri umwe yirwariza ni ukuvuga ngo nta rugero rwo yabonye azagenda ibyo yabonye iwabo nibyo azakora kubera ko ni ukuvuga ngo kwiga no kwigana ubundi ibyo rero arimo kwigana iwabo ibyo arimo kwigana ku baturanyi ibyo ari yiganye kwa nyogokuru w'ibikomere uhora ucecetse kubera ko ntacyo afite cyo kuvuga ni ukuvuga ngo ibyo bintu nibyo agenda yigira hati nyogokuru ntabwo yateraga amahane nanjye ngomba kwiga kudatera amahane ariko mu by'ukuri bibitse iki bibitse ibikomere ntabwo ari ukudatera amahane ahubwo ni agahinda karimo yego ibyo rero ni ukuvuga ngo amakimbirane akunda gukurura indwara zo mu mutwe nyinshi ndetse n'iz'umubiri yego kubera ko buriya umutwe ni moteri y'umubiri wose nta kintu kiri ku muntu kidashingiye kidafitanye isano n'umutwe ni ukuvuga ngo umutwe niwo komande sinakureba hariya ubwonko bwanjye budashobora gusobanura ngo nzamenye ko ari we ngo utandukanye n'undi wicaye hariya ni ukuvuga ngo nibyo numva kandi ubwonko bwanjye niba budashobora kubisobanura biraza bisa ukundi kuntu cyangwa se wenda simbashe kubisobanukirwa yego hari uburwayi bwinshi rero bwo mu mutwe biterwa n'ibikomere twagiye tunyuramo ntanze nk'urugero hari abantu ushobora gusanga sinzi niba nawe murabona wenda cyangwa se naho mubibona nk'umuntu yagiye gake 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 yitaza abantu kugeza aho azagira gute aho azajya agenda yihisha abantu natangira atangira ati ariko buriya Antoinette arimo aramvuga hamwe n'uyu bicaranye buriya ninjye bariho nagenda ahandi asange barimo kumuvuga mu by'ukuri ntabwo barimo kumuvuga ariko ubwonko bwe niko burimo kubikora burimo kubikurikirana arimo wenyine muri we arimo abantu atangire kumva n'amajwi y'abantu barimo kumuvuga ubwo urumva yatangiye kujya mu burwayi bukomeye cyane natambuka kumva uramuvuga byanze bikunze azaba yumva umuvuga ibibi kuko nibyo arimo atekereza barimo barampiga barimo barashaka kunyica yego urumva ntabwo azabona ubabana azaba mu nzu ye hano turi ku ipaje ya 76 ngira ngo mwarebaho Antoinette ukaba witegura nibyo bivuga ngo nujya kuvuga ngo ubanze ukarage ururimi rwa inshuro 7 hano mwatanze inama yugiye kuganira na mugenzi we bashakanye uburyo bagiye kubikora na uburyo bakwiye kubikora mwadusomera atari ukudusobanura mwadusomera izi ngingo 7 mwangiza mukansubiza ikibazo kivuga ngo ibi birashoboka wabivamo murakoze ngira ngo mbere yuko tubasomera izi ngingo turabanza dushingire ku bushakashatsi twakoze yego hano tugaruka twarebaga umuryango muri rusange mu byiciro byose by'urugo twagabanijemo ibyiciro 4 ariko noneho tuza kureba se abantu bagize urugo bakoze umuryango batangiye urugo ese hari uburyo bagira gute bahuza bakaganira kugira ngo babashe gukemura ibibazo bafite mu bantu 50 twabajije 74% byabo bagaragaje yuko batekereza kuganira nabo bashakanye ariko ntibikunde hanyuma 12% byabo bagaragaza ko batajya babona abagabo babo n'abadamu birumvikana twabajije ko batajya babona abagabo babo kubera ko batahabwirije nyuma yabo ngaba tubonamo 6% bo bagaragaje ko abagabo babo bakorera hanze y'igihugu no kuvuga ngo ni ya miryango ibana ariko batabana mu rugo muri rusange tuza kubonamo 2% ko bo batabasha kuganira nabo bashakanye kuko batashobora kuganirira mu rugo ngo bikunde aho ngaho batuye aho twabonye ko hari nabandi kumwanya ntibawuhabwe hakabaho nabandi akakarandevu bashakanye randevu nibo ntabashe kuyimuha hagaragara nabandi none batigeze babitekereza n'umunsi n'umwe ko baganira mubagira inama rero nyuma yo gukora ubushakashatsi nyuma rero yo gukora ubushakashatsi twabonye yuko
twabagaragarije ko ikiganiro cy'abashakanye ari ngombwa mu buryo bwo gukemura ikibazo nk'uko nabo batubwiraga, kuko banzuye bavuga bati nibura twabashije kuganira hari ibyo dushobora guha umurongo kandi bikabasha gukemuka. Rero aha niho aho mwari mudusabye tugaragaza, niho twagarutse kuri icyo kiganiro, kuko ikiganiro nacyo cy'abashakanye ntabwo ari ikiganiro cyakabaye gipfa kuba uko kibonye kikaberaho aho ariho hose. Ubwo rero ni ukuvuga ngo abashakanye bitewe n'ukeneye kuganira kuri icyo kiganiro, kuko umugore ashobora kubwira umugabo ati ndagukeneye, umugabo ashobora kubwira umugore ati ndagukeneye, noneho bakagena igihe cyo guhura, turahura ryari, tuzaganirira hehe n'ibindi n'ibindi. Ariko noneho mu gutanga ikiganiro hano mwari musabye, niho twavuze ngo mbere yo gutanga ubutumire k'uwo mwashakanye urabanza ukibaza ibi bikurikira. Icya mbere, ese nkwiye kuvuga? Icya kabiri, ngiye kubwira nde? Icya gatatu, ngiye kumubwira iki? Icya kane, ndamubwirira he? Icya gatanu, ndamubwira gute? Icya gatandatu, arabyakira ate? Icya karindwi, ese mfite gihamya by'ibyo ngiye kumubwira? Biragira iyihe ngaruka? Ukabanza ugatekereza kubera ko hari igihe ushobora kuvuga ibintu wenda wabikuye hanze, nta nubwo ari ukuri, ni uwakubwiye. Rero mbere y'uko uvuga ikintu wakaba bibanza ugatekereza ukavuga uti iki kintu ngiye kuvuga ni ngombwa ko nkivuga cyangwa ntabwo ari ngombwa. Hanyuma ikindi, uwo mbwira, hano twavuze ngo ninde mbwira. Ubwo turagaruka stili kuri bya bikomere, kuko uriya muntu ugiye kubwira ntabwo uzi situation arimo, ntabwo uzi icyamuteye kubikora cyagiye. Ese ubundi asanzwe ahagaze gute mu buzima busanzwe? Ukabanza ukamenya neza uwo mwashakanye. Harimo gutanga inyigisho y'uko umuntu yakabaye abanza akamenya neza uwo bashakanye, feelings ziwe ni izihe, ese iyo arakara byagenze gute, ese umujinya wushira gute, ese yakira ibintu gute. Urumva harimo ibintu byinshi byo gutekereza. Ntabwo ari mu ruzungu rwinshi abantu babana mu buriri bahana gute randevu yo kuganira. Murakoze cyane. Mu by'ukuri ngira ngo namwe murabizi, ushobora kuba wicaye hano muri studio wenda ugaha message nk'umudamu, ese uri mu rugo ukongera ukamuha message, yewe nageze hariya mpuye n'umushuti mugenzi wanjye wenda tugiye aha naho. Mu by'ukuri muri iki gihe niyo communication igezweho muri iki gihe niyo ihari. Ni ukuvuga ngo rero hari igihe abantu bibeshya ko communication yakabaye irangirira online, namumenyesheje namubwiye. Ngiye navuze uburiri, ntabwo navuze online. Abantu babana mu buriri bahana gute randevu yo kuzaganira. Nibyo ubundi baba bakora iki mu buretse kuganira? Nibyo ndikukubwira. None urumva mu kugira bagera mu buriri, ubundi se baragererayo rimwe? Ntawe ubizi. Bashobora kugerera rimwe cyangwa ntibagerereyo rimwe. Ariko icyo tuvuga aha ngaha ni uko muri cya gihe nyine bahuriye ku meza, bahuriye muri salo, umuntu afite gahunda ze n'iki, umwe mu bashakanye ashobora kubwira mugenzi we ati jyewe ndumva ngushaka, hari ibyo nshaka ko tuganira. Hari dosiye. Hari dosiye nshaka ko tuvuganaho, unshakira umwanya cyangwa uzambwira igihe uzaba ufite umwanya. Iyo bashaka umwanya nk'uwo baba bashaka kuza kuganira ku bintu bizima, ku bintu bikomeye, ku bintu bagomba kuganiraho. Naho ubundi baraganira, ahubwo ikibazo gikunda kubaho ngira ngo umubyeyi arabizi kuturusha, ni mukuru, ngira ngo arabizi yuko akenshi abashakanye baganira iyo bari kuvuga ibibi. Ndumva ngo nimba hari umugabo nta gitekerezo atanga, ariko kuvuga ko ibyaha bihora byandaraye, kuvuga ko byanga bimunaniye, ibyo ngibyo byo ntajya biburira umwanya. Ubwo ndagira ngo icyo mushaka kugira abantu inama ni ugushaka umwanya wo kuganira ibyiza. Sibyo? Yego. Hari ukuntu abantu bibwira ngo barakominika cyangwa se bafite ibiganiro, bakibwira ko baganira ariko mu by'ukuri bidashinga. Ubu buzima bw'uyu munsi nk'uko Antoinette yabivugaga, abantu bahura bananiwe, ubundi bagahura batinze, ubundi bagahura babwirana wenda amakuru yo ku kazi, ariko mu by'ukuri byo kuganira nk'urugo ugasanga biri kure. Yego. Kandi wenda ni ibintu byimbitse bishaka umwanya. Tuvuge wenda abana bafite ikibazo, n'urugero abana bafite ikibazo mu bintu ibi n'ibi, urabona conduite y'abana ntabwo birimo gucamo neza, cyangwa se hari icyo ushaka yuko mutangiza mu rugo. Ni ukuvuga ngo ndatekereza uko ntekereza sinzabishyira mu bikorwa jyenyine, papa azabishyira mu bikorwa, abana bazashyira mu bikorwa.
ni ukuvuga ngo nituticara ngo tuganire buri wese azakora ibye uko abishoboye, ariko ibyo ntabwo bizagira imbaraga kuko ibitekerezo byacu bitari hamwe. Yego, hari abagiye rero bavuga bati ngewe iyo mubwiye nk'umugabo ko mushaka arambwira ngo ntumbona se simpari. Yego cyangwa se akamuha rendez-vous idashoboka ntibeho. Yego, ariko ni ukuvuga ngo muri communication mu byo abantu bakwiye kumenya nuko hagomba gutegurwa ikiganiro. Ni ukuvuga ngo niba nateguye ikiganiro nkagitegura nk'inama mu rugo. Yego, inama z'umuryango, inama z'urugo, abantu bagaterana bakaganira iby'urugo. Mwanditse byinshi tutaboneye umwanya wo kuganiraho, nk'uruhare rw'abana cyane cyane iyo batangiye kuca akenge. Hari igihe ababyeyi babibagirwa bakumva ni umugabo n'umugore ntibamenye ko abana nabo bafite uruhare muri urwo rugo. Mwabyanditseho byinshi, ni ingingo nyinshi mwanditse, abazasoma kino gitabo bazagenda bazibonamo, ntabwo twazivugaho zose. Mu gusoza kino kiganiro nagira ngo mutubwire, mukurikije ibintu mwashyize muri iki gitabo, mukurikije ibibazo mwifuza ko bizakemuka, mubona bizagenda bite kugira ngo ubutumwa buri muri iki gitabo bugere ku bantu benshi kandi urakoze Xavier. Kugira ngo mbere yuko njya kuri icyo ngicyo reka mbanze, mwari mutubajije ngo ese ngo ikiganiro cy'abashakanye cyaba baganira ku byiza gusa? Oya, abakunda kuganira ku bibi gusa. Ahubwo iyo habaye ikibazo wagize ku mugore wawe cyangwa wagize ku mugabo wawe, aho hubona umwanya wo kumuvugisha. Ariko haba ari icyiza cyamubayeho ugasanga ufite umwanya wo kumuvugisha. Nagira ngo icyo nashaka kuvuga nuko mwashishikarije abantu ko bagomba gushaka umwanya wo kuganira, haba ku bibazo haba no ku byiza. Yego, murakoze cyane. Hano rero muri icyo kiganiro ntabwo abana bahejwe. Ni ukuvuga ngo ushobora, niba ari ibireba umugabo n'umugore, nubwo mu muco wacu hari igihe tubaheza, nubwo hari igihe tubaheza. Urugero nk'iki gihe hari igihe uhura n'umubyeyi n'umuryango ugasanga afite umwana w'imyaka 6, twebwe abarimu tuhura nabyo. Watumaho umubyeyi akakubwira ngo njyewe umwana yarananiye ku myaka ye 6. Mu by'ukuri ibyo biba bigaragaza ko ababyeyi be niba afite abamurera, niba afite ababyeyi cyangwa se afite abamurera, ntabwo bigeze bafata umwanya ngo bajye bicara n'abana babo bagire gute baganire, babahe inzira bagomba kunyuramo. Dukunda ibi ngibi, turifuza iminota irangiye, nashaka kutubwira icyifuzo kugira ngo icyifuzo ni uko mu by'ukuri kugira ngo izi nyigisho zigere ku bantu benshi kandi zigire umumaro ku muryango nyarwanda, nuko ingimbi n'abangavu bakabaye babyigishwa cyane cyane mu mashuri. Twabivuze, Minedike yadufasha ko izi nyigisho zijya mu mashuri. Mu nteko z'abaturage naho abaturage bakigishwa, mu mugoroba w'umuryango bakigishwa, kugira ngo umuturage waba uzi gusoma waba utazi gusoma agire aho ahurira n'izi nyigisho zose muri rusange. Iki gitabo umuntu yakibona he? Iki gitabo ugikeneye nyine araduhamagara, hanyuma tukakimugezaho aho yaba ari hose. Kigura gute? Ubu kugeza ubu ngubu ni 10,000. Yego, mu munota umwe gusa, United Teachers for Preventing Family Conflict, ndagira ngo mu munota umwe utarenze ugire ijambo ubwira abakurikiye iki kiganiro. Umubyeyi, abakurikiye iki kiganiro ni inshuti zacu, barakoze. Tuzakomeza dukore n'ibindi bitabo, hanyuma bihutire kukigura rwose no kugisoma kugira ngo bijye bibafasha. Mu masegonda make, Emmanuel nawe wagira utanga. Turabashimiye Sango Star umwanya muduha kugira ngo tubwire abakurikira ibino biganiro, ikiganiro ibitabo n'amateka kw'ibi bitabo. Kandi ikindi dushishikariza abanyarwanda badukurikiye nuko kino gitabo ni cyiza, kirimo inyigisho, ariko ikindi gikomeye, ikiganiro mu muryango ni ngombwa kugira ngo hakemurwe amakimbirane ndetse habe gusasa inzobe no guha umurongo urugo. Murakoze cyane. Murakoze cyane Antoinette. Nge icyo mvuga ni ko ngo zari zigiye gutandukana muri iyi minsi. Mu by'ukuri naziha message yuko ngo mu by'ukuri yabagiye guhinduka binyuze muri iki kiganiro cy'abashakanye, bashobora gukemura ibibazo byose, ntibagire icyo bapfa, kugira ngo basigasire ibyo bubatse muri rusange. Nikeshimana Placidia, nagushimiye. Urakoze.
Abimana Antoinette turagushimiye. murakoze. Uwimana Emmanuel nawe turagushimiye. murakoze cyane. Turabashimiye namwe inshuti mwari mukurikiye ikiganiro ibitabo n'amateka ku Isango Star. Twaganiriye ku gitabo uruhare rwawe mu rugo wifuza kubamo. Ni igitabo cya United Teachers for Preventing Family Conflict. Tubashimira ko nk'abarimu baretse ko ubumenyi bwabo bwagarukira gusa mu bana, bandikira n'abakuru bagamije ko mu Rwanda twagira umuryango mwiza. Namwe abadukurikiye turabashimiye mu izina rya Isango Star. Ni Xavier Bizimana, Nicolas Mitari ku buhanga bwa kamera, naho Emmanuel Ndereye ku buhanga bw'ibyuma. Ikiganiro ibitabo n'amateka nakagaruka. Tubashimiye umwanya namwe mwaduhaye.